abana bangiza amatosi n'inzira nziza akindi ifite ntabwo nzakubaha nzakubahira abawe
inshuti zanjye ababyeyi babaza ababyeyi banjye nzakubaha nzagukunda Imana izabifasha. Imana yawe izaba Imana ye. Icyo ni ikintu gikomeye. Abumva bashyigikiye amagambo abaze kuvuga tugeze rero bategure hano, hanyuma abakozi b'Imana muze ndetse n'ababyeyi bari hano. Ijambo ryawe riravuga ngo ubasha gukora ibiruta ibyo dusaba ndetse ugakora ibiruta ibyo dushobora gusaba, ugakora ibiruta ibyo dushobora gutekereza. Amagambo tugiye gukoresha nayuha iyo ugiye gukora uzukora ibirenga abantu gukora bizina neza
cyane reka twongere Imana abashyira umugisha abashumba bakoresheje reka barangije kubasuhuza kubafelicita maze bashyira umukono mu gitabo cy'itorero cyabugenewe. wakoze bikomeye Pastor Muhire Fidele uhagarariye itorero muri aya masezerano yanyu. Guhera uyu munsi ndemeza ko kwizera prospere abari umugabo wa nziza Jolie abari umugore wa kwizera prospere icyo Imana yateranije yazanye bitandukanye. Imana izabafasha neza izabafasha kororoka imbuto zo mu nda kororoka kw'inka n'imikumbi uzagira umugisha mu mudugudu amajyana amaza no mu itorero izina rya Yesu. Hanyuma uyu muryango musha hari impano bageneye umushumba cyari gitumye muhagarika gato kugira ngo wenda ye kongera gusahugaruka batanga iyo mpano hanyuma tugakomeza iyo gahunda. Pastor kaba muhimpano ye ndabona turi muri gahunda idasanzwe